ndagusuhuje kandi nkwaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, kandi nizere ko umeze neza, ibintu byose ari amahoro. Gusa niba hari ibitagenda neza ihangane, uzabicamo, ejo uzamera neza. Tugiye kurebera hamwe urutonde rw'abasore beza mu Rwanda bakina filime. Ndabizi filime ni kimwe mu bintu ukunda kandi dukunda turi benshi, ikaba ifasha abantu benshi. Byanze bikunze, muri filime wabonye haba harimo umusore wakunze, ugakunda uko akina, ubwiza afite, ukavuga uti niyemeje kuba umufana wawe. Ndakuzanira urutonde rw'abasore 10 beza mu bakina filime mu Rwanda. Ndakurarikira gukurikira kino kiganiro urebe niba umwe wakunze cyangwa ukunda yaba arimo muri abo. Tudatinze kadutangiye no ku mwanya wa 10, nge wumva ndi Florence, naho iyi ni Passion is News. Nkwaye ikaze mu kiganiro. Ku mwanya wa 10 turasanga Ina Patrick. Uyu musore ni umwe mu bakinnyi ba filime bashya bari kwinjira mu ruganda rwa sinema mu Rwanda. Filime yamenyekanyemo cyane ni filime yitwa Around Me. Filime nayo ikunzwe na benshi. Iyi filime kandi iri muri filime zikoranye ubuhanga ndetse n'abakinnyi bazikinamo bakaba babizi neza. Uyu musore kandi aboneka muri filime zinyura kuri channel yitwa Press Vision. Aha naho haba filime nziza cyane kandi zikunzwe, zirebwa cyane kuri YouTube. Patrick rero akaba ariwe waje ku mwanya wa 10. Wamusura kuri Instagram ye yitwa Ina Negros. No ku mwanya wa 9 turasanga Shema Ry'imanzi Emmy. Uyu yamenyekanye ku izina rya Dylan. Uyu musore yamenyekanye muri filime yitwa Maya, akaba umwe mu bakinnyi bakina neza role bahawe. Agaragara nk'umunyamahane kandi w'umugome muri filime ya Maya. Iyi filime yarakunzwe cyane muri filime dusanga kuri YouTube. Ni filime kandi ikoranye ubuhanga bwinshi. Dylan kandi yongeye kugaragara muri filime nshya yitwa Behind the Scenes ndetse niyo bita Family Issues. Dukomeje ku mwanya wa 8 aho dusanga umusore witwa Shami Angelo Kayumba. Uyu musore yakinnye muri filime zitandukanye, cyane cyane yitwa Behind the Scenes, ikaba ari filime nshyashya iri kunyura ku rubuga rwa YouTube. Dukomeje no ku mwanya wa 7 turasanga umusore witwa Ricky Ozil. Uyu musore akaba akunzwe cyane na benshi bakunda filime nyarwanda, akaba kandi amaze imyaka myinshi muri sinema. Yakinnye filime nyinshi zitandukanye, yaba izinyura kuri channel y'Impanga Series mu isi dutuyemo, ndetse akina no mu zindi nyinshi, aho ubu ngubu agaragara muri filime yitwa Around Me. Ricky akaba ariwe waje ku mwanya wa 7 ku rutonde rw'abasore 10 beza bakina filime mu Rwanda. Akurikiranwa n'abasaga 11,000 ku rubuga rwa Instagram. Dukomeje ku mwanya wa 6 turasanga Uwizeyimana Bertin. Uyu musore amenyekana bwa mbere yari muri filime yakunzwe na benshi, iyi ikaba yitwa The Secret n'izindi. Yongera kugaragara muri filime yitwa Maya hamwe n'iyitwa Family Issues. Imikinire ye yatumye akundwa cyane na benshi, akaba afite abamukurikira kuri Instagram bangana n'ibihumbi 14 birenga. Bertin kandi akaba ari umusore dusanze ku mwanya wa 6 ku rutonde rwacu rw'uyu munsi. Ku mwanya wa 5 turasanga umusore witwa Nkotanyi Sharon. Uyu yamenyekanye cyane mu gukora komedi, akaba n'umwe mu batiktoka bakunzwe cyane kandi bakomeye hano mu Rwanda, aho yakoraga zimwe muri video ari pasiteri. Izi video zikaba zarabaga zisekeje kandi abantu bakazikunda ari benshi. Uyu kandi yagiye agaragara mu mashusho y'indirimbo z'abahanzi benshi kandi zitandukanye hano mu gihugu, ndetse n'abastari batandukanye, ndetse na bamwe bakomeye akagaragara mu ndirimbo zabo. Sharon filime akinamo harimo inyura kuri YouTube yitwa Ganza Filime. Iyi channel ikaba igira filime zitandukanye kandi nziza,
zinarebwa cyane muri filime zinyura kuri YouTube. Sharon akaba ariwe waje ku mwanya wa 5 w'urutonde rwacu rw'abasore bakunzwe cyane kandi beza muri sinema nyarwanda. Tugeze ku mwanya wa 4 turasanga Kimenyi Tito. Uyu musore mwiza bamwe badatinya kuvuga ko asa n'abakobwa cyane ko nawe akunda gukora video yigize umugore. Kimenyi n'umwe mu batiktoka ba mbere mu Rwanda kuri video nyinshi kandi zisetsa, bikaba byaratumye yibika igikundiro cy'abantu benshi. Tito nyuma yo kuba umutiktoka ndetse no kuba umu-influencer mu buryo butandukanye bitewe n'amavideo menshi atandukanye yagiye akora, yaje no kuba umukinnyi wa filime, bikaba byatumye aza kuri urutonde rwacu. Filime ari kugaragaramo cyane ni filime yitwa Love Might Happen. Akaba ari filime agaragaramo hamwe na Judy, aba kandi bakaba bazwi nk'abakunzi. Kimenyi afite abamukurikira barenga ibihumbi 83 kuri Instagram. Akaba yaje ku mwanya wa 4 mu basore beza bo mu Rwanda bakina filime. Tumanutse ku mwanya wa 3 turasanga uwitwa MC Nario. Uyu musore umaze imyaka myinshi muri sinema, akaba yarakunzwe cyane na benshi biganjemo kandi abagore cyane. Akunda kwambara neza, bimwe mu bimwongerera igikundiro. Nario kandi agaragara mu bintu byinshi, usibye kuba umukinnyi wa filime mwiza, akora akazi ko guhostinga mu tubari ndetse n'amahoteli, aho nyine akora akazi ka MC. Ibintu azi kandi akora neza cyane. Ubu kandi Nario yatangije show yitwa Magic Match ihuza abakunzi. Filime zo yakinnyemo ni nyinshi zitandukanye, cyane cyane filime zikorwa na Jeannette Bahava. Uyu munsi nanone agaragara muri filime zinyura kuri Ganza Film. Tugeze ku mwanya wa 2 turasanga uwitwa Iva Abubakar. Uyu musore wagiye agarukwaho cyane na benshi bitewe n'ubwiza bwe. Amaze imyaka myinshi ari umukinnyi wa filime. Uyu munsi filime akinamo cyane abonekamo cyane ni filime y'Abamenya. Icyo bamenya kandi kuri Ivan, hari amakuru ahari ko dushobora kutazongera kumubona muri filime y'Abamenya kuko ubu yamaze kugera hanze aho yasanze umukunzi we. Bivugwa ko baba barakoze ibirori mu ibanga bakajya mu murenge. Ni mu gihe ariko we yakundaga kubivuga ko afite umukobwa umwe akunda. Ibi yabivugaga asubiza abantu bavugaga ko yaba ari nk'aba basore bakunda abakobwa benshi. Iva akurikiranwa n'abasaga ibihumbi 105 ku rubuga rwa Instagram. Akaba yaje ku mwanya wa 2 kuri runo rutonde rwacu rw'abasore beza bakina filime nyarwanda. Twagiye no ku mwanya wa 1 w'urutonde rwacu turasanga ni Kid Impose. Akaba azwi ku izina rya Anike. Iri zina akaba yarikoresheje cyane muri filime yitwa Steamed. Filime yakunzwe cyane. Niki kandi yagiye akina filime zitandukanye, aho yakinanaga n'umukinnyikazi nawe wakunzwe Umutoni Asia. Aba bombi abantu benshi bakundaga kubabona bari gukinana. Anike uyu munsi ari kubarizwa muri filime zirimo Bad Choice ya Bahavu Jeannette n'izindi. Anike afite abamukurikira basaga 109 ku rubuga rwa Instagram. Akaba ari uri ku mwanya wa 1 w'abasore 10 bakunzwe kandi beza muri filime nyarwanda. Nubwo tubonye urutonde rugizwe n'abasore 10 ntabwo birangiye, nahisemo kubazanira indi nyongera. Usibye batubonye haruguru, aba nahisemo kubagira bonus. Ndabizi ushobora kuba urimo wibaza uti haro ntabonye. Icyo nakubwira ngo ushobora kubabona hano muri aba ngaba bakurikira. Mu basore babiri nahisemo harimo umusore wamenyekanye muri filime yitwa Maya, gusa ubu ntahari ndamubona. Igihari nuko yakunzwe ndetse agakundwa n'abatari bake. Uyu yitwa Karake Patrick, akaba yakinnye muri filime yitwa Ari. Nizere ko mwibutse, niba waramukunze nawe tubwire muri comment. Undi nakuzaniye twavuga ko yaje ku mwanya wa 1 nta wundi nuwo nawe urimo uratekereza. Dogiteri Nsabi. Uyu musore amazina ye ni Nsabimana Eric, umwe mu basore bakunzwe cyane ndetse bakunzwe n'ingeri zose. Ikindi kandi igihagararo, kuba yirabura, ibi nabyo bituma benshi bemeza ko ari mwiza. Nsabi mumuzi muri filime nyinshi, afite abamukurikira barenga 18,500. Akaba ariwe kandi ukurikiranwa n'abantu benshi kurusha aba bose twabonye ku rutonde rwa 1 rwabanje. Tubwire muri comment niba uru rutonde rukunyuze. Niba ari uwo twibagiwe dusangiza igitekerezo. Wakoze kubana natwe, mwibutsa gukora subscribe niba ari ubwa mbere twumvise. Imana ibarinde kandi ndabifuriza gusoza umwaka neza. Ndabakunda cyane.